hanyuma Rugaju ku munsi w'ejo inkuru yiriwe caracara mu bitangazamakuru ku bantu ku mbuga nkoranyambaga zabo batangaza ko Niyigena Clement yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani n'abandi barabivuze. Iyi nkuru rero byaje gukomeza kuba inkuru wenda itararangira, abantu bamwe bakemeza ko byarangiye, abandi bakavuga ko ibiganiro bikomeje. Chairman wa APR yaravuze ati turi mu biganiro ntabwo turasoza, ariko umutoza wa Al Hilal niwe warayitanze interview arimo asobanura ko biteguye umukino wa Mamelodi Sundowns. Aravuga ati Clement twamaze kumugura n'umukinnyi wacu, ariko twarinze tugera amasaha y'ijoro no kuryama twese. Iyi nkuru nyine itararangira bwo yatangazwa mu buryo buri official. Nawe nabonye kumwe nkoranyambaga zayo masaha 4 z'ijoro uvuga uti iyi masaha 12 z'umugoroba saa 12 saa 4 nayirebye nka za 3 n'ibyo uvuga uti ntibirarangira. Iberi ati nanjye mfite Zandani ntibirarangira, nanjye nka Zandani nkavuga nti nawe ufite izo ko byarangiye cyangwa bitararangira. Twese Rugangura ufite izo ko byarangiye. Yewe neto akanje bayijaminze. Okay, reka kuri zanjye na Iberi yongere kuko na muri APR hari ukuntu abagize abahisha. Bon, ejo turi kuri stade Kigali Pele, hari abatara mu nyine b'abanyamupira hariya muri VIP, hari ukuntu abantu baganira kinyamupira gake gake musoma ku gakawa. Noneho hari umwe mu bantu nyine bari muri position yo kumenya ibintu bifatika muri APR, umusirikare kandi tari umusirikare muto, tari n'importe qui, ku mpamvu z'uko ari Zandani, reka simvuga amazina ye. So namujyanye ku ruhande, namwana Fande tuganire gake. Arambwira ati nta kibazo muhungu wanjye ngwino tuganire. Tujya mu modoka, tugeze mu modoka ndamubwira ndashaka kumbwira ibintu bya Clement, kuko mu gitondo twari twabigiyemo cyane dushaka chairman wa APR atubwira ko bitararangira, ariko tubona inkuru bavuga ko byarangiye muri Al Hilal. None tukibaza ukuntu Al Hilal umutoza aravuga ko byarangiye, mugenzi wacu Ruvuyanga avugisha chairman ibintu ntibirarangira. Washaka kubaza Clement n'ibintu ntacyo nabitangazaho nonaha. Namenye rero stage byari bigezeho ari na version nararanye, apana nabyukanye. Niyo nararanye siyo nabyukanye. Wenda yabaye gize ikiyongeraho, wenda mu masaha ari imbere bikaza gutangazwa ko yamaze gusinya, cyangwa se wenda ikaguma uko nyine version nararanye uko imeze ari yongeye kuvuga. Ubundi Al Hilal na Clement bo umukinnyi n'ikipe barumvikanye. Tubanze duheraho ngaho. Ese ubundi Clement yari afite uburenganzira buganira na Al Hilal kugira ngo abanze bagire ibyo ngibyo bita personal terms agreement 100% arabyemerewe, kubera ko Clement amezi 6 fifiteganya ko iyo umukinnyi ayasigaje muri equipe arimo yemerewe gukora negotiation n'indi equipe niyo asigaje muri APR azasuza mu kwa gatandatu, kandi turi mu kwa mbere. Bivuga yuko itegeko rimwemera ku negotiation n'indi equipe ashaka memo no gusinya nayo. Yego. Icyo rero Clement yakoze we yumvikanye n'ikipe ibintu byose izamuha mu buryo bwa mikoro, birumvikana salaire n'ibindi. Wenda haba probably ashaka no mu fait de signature nabyo ashaka barabyumvikanye. Hanyuma kuko mu ijambo rimwe umuntu Clement abibwiye nzi neza yamubwiye ko we byarangiye n'ikipe, we n'ikipe bumvikanye. Hanyuma icyari gisigaye cyari ukuvuga ngo aya mezi 6 asigaye ikipe ya APR iramugurisha amafaranga ngahe muri Al Hilal, kubera ko nubwo asigaje 6 yemerewe kunegosia na Al Hilal, ariko imushaka nona igomba kumugura keretse imutwaye mu kwa gatandatu ku buntu. Kandi Al Hilal yamushaka gubu kugira ngo ayifashe mu mikino ya Champions League. Hanyuma bakanavuga bati kandi tuniyasosiye n'abanyagihugu kuko bari gukinira mu Rwanda, ariko tugura umukinnyi ufitiye karibre yo kukompeta, ariko kandi oya babura banagira ikipe iwabo ya Al Hilal yindi iri gukina champion iwabo. Bivuze ngo Al Hilal bikeneye abakinnyi benshi ushaka kubakoresha muri champion hano iwacu mu Rwanda cyangwa se niwabo muri Sudan cyane. Ubwo rero icyabaye kwizigira umuvandimwe we yatanze
green light kuri ekipe ya Al Hilal ngiye twumvikanye umushahara Zandani zambwiraga 8,000 ariko hari indi version yaje mbwira 10,000 ubwo ni anteraho ariko yose si make ikiza ni menshi ubwo ni 8 reka dufate bavuga 8 8 ayo mafaranga Clement yari yiteguye kuyahembwa nta kibazo yari yemeye no gusinya imyaka 3 nta kibazo ibintu byose kuri Clement ari sawa none avuga ati njye turarangizanyije mfite ikipe ndimo niba mushaka mu kwa mbere mugene muvugane nayo Al Hilal rero iyo ngo yavugaga yuko ifite wa APR ibihumbi 80 by'amadolari abantu babyumve neza ibihumbi 80 by'amadolari kuko ahantu hajemo akantu katena hari akantu umuntu yansobanuriye numva niko kwizigira ubirebe nawe ufashe ibihumbi 80 sibyo ugakuba 1,450 bijya kwegera miliyoni 120 abantu rero ngo twitiranyaga ibihumbi 120 by'amadolari na miliyoni 120 almost ngo ni ibihumbi 80 iyo yavugaga ko iha APR bakarangizanya ikihera Clement icyo bita frais de signature izo nizo umuntu yamaye arangije Clement ngo APR bigeze nyine muri kuri high end ngo ntibemeye offre y'ikipe ya Al Hilal ahubwo bakababwira ko bagomba kwishyura 120 ikipe hanyuma umukinnyi bakivuganira kuri frais de signature ibihumbi 120 babahaga 80 we kababwira ngo muraduha 120 by'amadolari ubwo ni almost nka miliyoni ndagukwa amafaranga y'abandi biranjyohera cyane kwizigira 158 numvisha nure kuyakuraho ni miliyoni 174 amafaranga y'undi muntu biraryohera APR rero yaravuga ati ayo niyo dushaka twebwe imbumbe noneho Al Hilal bakiri muri ibyo usigaranya amasezerano y'amezi mufite amezi 6 umukinnyi iki ni record mu Rwanda ku mukinnyi nyine wagurizwe mu Rwanda donc aguma hangaha atarusotse wenda agenda cyane ngagiye kure cyane nubwo ari ikipe muri Sudani ibintu nk'ibyo none izo negotiation ngo zigishyushye birazamuka byerekeza mu bayobozi bo hejuru muri APR ntari buvuga amazina so umwe mu bayobozi rero niwe wabirebye mu ndorerwamo ngari arabata ariko dutekereze neza turi kubaka ekipe tuvuga ko dushaka kuzagera kuri mu mikino nyafurika yego ekipe ya Al Hilal ni ekipe nziza pe byanafasha n'umukinnyi n'amafaranga ni byiza ariko kuki twebwe tutabimo kandi no muri position yavuga ngo muyamuhe bagahita bayamuha ntawe ubajije ngo aravuga ati ikibazo cyo kuba bamushaka ubundi ibyo bintu byo kuba bari kudutesha umutwe turasabira iry'ibiri bari muri 80 ubundi uyu mwana wa frais de signature uwamuhereza amafaranga meza afatika wenda sare niba itabigitangaza ko tukayamuhera muri frais de signature ari amafaranga umukinnyi ahabwa yongera amasezerano tukamukubita imbumbe ushobora kumushyiraho nka miliyoni 100 kamwe ati fata miliyoni 100 usinye imyaka 3 wenda wahembwaga miliyoni 3 n'igice urajya wenda koresha 3 ubundi mwaganiriye nawe ko natwe niba tubona ababona ubwo bwiza kuki twe tutabubona kandi APR mu banyamahanga ngo akabarezona ababwira ati kandi n'abanyamahanga duhemba ruta ya Clement nabo nubundi bari kuri calibre ya Clement kandi nabo banyamahanga twabaguze mu bihumbi 100 by'amadolari nta gitangaza kirimo kuko nubundi ni umukinnyi wacu nawe mwiza uriyo kuri iyo calibre ya kuki twamutanga ko nka watarahembwa 9 ahembwa 9 by'amadolari icyo kintu rero kiba kiteye none icyo bita gusa nayo hajemo indi ngingo yo kubwira Clement ngo ariko umwana wacu waguha ibyo baguha ukaguma muri ekipe yawe ko dufite umushinga mwiza aha rero harimo ingingo ebyiri zisigaye iya mbere ni ukuba wenda Al Hilal yakomeza gupushinga financially ikuzuza ibyo wenda APR yayisabaga deal ikaba closed icyo ni icya mbere icya kabiri ni Clement wapushinga akavuga ko we yamaze
kumva ko igihe cyo muri APR gihagije akeneye kugenda ariko hari n'igihe yigeze gushaka na Sifaxie ariko nanjye hari abantu banyicaza banganiriza nanjye nkavuga ni nta kibazo ariko ofisi wicaramo umugabo akakuganiriza bro ukavuga uti ndiyo bwa yafande ndimo neza ukiraho Clement ariko aramutse avuze no iyo version yavuze birashoboka hari version yaje ivuga ko Clement kuri we yumva ngo yaratanze byose muri APR yango yabwiye entourage ye kwese urumva nta makuru ya transfer rwagenda abakiri bihuha avuga ati ndumva Satisfaction zarakomanze uretse ko amakuru ugiye gutangaza niyo yaba ari ruma nta muntu wemerewe kuvuga ngo agiye gufata amakuru wavuze ngo agiye ngo kujya ngo kuyanyomoza navugaye nayo ni isihari abantu bihaye ngo kuyanyomoza abandi uranyomoza wowe ufite radio vugiye ibyawe kuyaza ubone transfer ko abantu bazigaye uranyomoza kwizigira winyomoza amakuru avuga ko entourage ariko radio yumva indi gutuma ko nabyo bitangaje Clement yabwiye entourage ye FM yumva indi bantu no Clement yabwiye entourage ye ko yumva rumazi ziremewe muri media yaratanze byose muri APR akaba kuri we ku cyifuzo yumva yagakwiriye gusohoka akajya gushaka de nouvelle aventure ariko naho haje ikintu icyo kintu nari nibajije wowe ufite version y'uko arumva yaratanze byose ariko nanjye ku ruhande defo ni nk'umuntu usaba ko yasohoka ati byaba byiza nanjye ndi ku ruhande rwa Clement ahangaha kabisa kuko Clement arareba buriya Clement yagiye tuvuga nko mu Mavubi yarebye Anje akareba Manzi Thierry akareba abandi bakinyi b'abakongwe aricara akavuga ati ariko aba tipe bandusha iki mu by'ukuri tugiye mu kibuga tukareba kandi abantu bakabimubwira baravuga bati Clement wowe aba bantu bakina mu mashampiyona akomeye bakina za Burayi abandi bakina za Libya na za Hehe nta bakinyi b'abaporo b'abakongwe nawe gerageza ikipe gushaka usohoke gatoya ujya mu ekipa akina za Champions League nawe uze kuba challenging ubwo rero mu ishusho isa nkaho rwose yagutse kurana rwa ekipe ya APR yego projet barayifite pe ariko nk'ababyeyi bareberera abakinnyi bakaretse Clement akabonye ko ahirare gusa icyo wari uvuze muri transferi iyo umukinnyi nyine entourage ye yumva yuko yiprononsa ko yasohoka ubundi formally ni nko guhandingo ni nko gutanga icyo bita transfer request ubundi ni access ni nko kwisabira gusohoka iyo nyine uvuga ngo ndumva naratanze byose nka gutya hasigaye amezi 6 kuko batakiriye amafaranga biba bivuze yuko mu kwezi kwa 6 yemerewe kugendera icyo rero habaho no kuganira ubwo APR niyo yaba igiye guhitamo gucuzinga kuvuga ngo okay niba yumva ko akeneye kugenda aho kugira ngo tumugumane wenda yumva ari na committed guhindura equipe sinababaye wenda atishimye cyangwa se yumva afite akantu kukuba ati wenda nuko nabisabwe n'abantu wenda bari muri position ko ngomba kubaha mu nzego barimo gutyo kandi nyine nabyubaha nanjye nakubwiye ngo nanjye hari umuntu wambwira ibintu nkavuga ni ndabyubashye wenda atari ko mbyemera 100% ariko nkabyubahira nyine uwo ari we rero habaho kureba byombi kuri cyo waruvuze niba yifuza gusohoka koko abaye clear akaba yifuza gusohoka n'umwango igihari niba kure muri hirara amafaranga ahantu entourage nyine bihera nibyo byarugangura yaravugaga baramubwira bati umva arareba akavuga muri equipe nationale haba ikintu bita graduation ni nkuko twayita uwo bitanire Sarike Salomo na Rwatubyaye baragraduating bahinkoni Mutsinzi Anje niko bigiye na Manzi Thierry urimo nabyumva Clement niwe nimero ya mbere mu bantu bakomanga babicaye kuri bench turi muri Côte d'Ivoire Manzi Thierry akagira ikibazo cyo kuvunika ni Clement wagiye gufata inkoni yo kujya kuyobora defense urimo nabyumva bakamubwira bati rero ibyiza nuko wajya muri equipe iri ifite indi profile birakuzamura wowe muri kariyeri yawe nk'umukinnyi ndetse biranazamura na CV yawe kuko buriya mentalite z'abanyakenya ngo ntibajya bakora ahantu imyaka 3 nk'ubu tuba tumaze imyaka 10 muri RBA urumva abandi bagenda bakamara 20-30
ubundi we munyakenya imyaka 3 arakora nta n'ahandi ahantu agiye aramusezera kugira ngo seve ye barajyagenda kuri gahunda ya seve najya kukirambura kibe kiri ku mirambura 5 urumva nakoze ahankora ariko iyo wakoze ahantu hamwe wagumye muri rutine cyangwa ntabwo wari ushoboye cyangwa n'ibindi bijya bibaho. So rero ikintu gihari kuri Clement ndetse na entourage ye barafiringa ko igihe kigeze cyo gusohoka arimo se kwizigira abantu baribaza niko tubibona fe byagenze gute yego kugira ngo umutoza mukuru wa Al Hilal abitangaza ingingo nziza cyane abitangaza muri televiziyo yewe muri press conference umutoza mukuru y'abayikipe arabikonfirima byagenze bite nkuko mubivuga Clement yarapushinze pe APR ubuyobozi bwayo bunyine tubona ku kibuga yego na Clement baraganiriye babona umwana mu bitekerezo bye harimo kujya muri Al Hilal bidapfuka kavuga ati narabakiniye na case za indiscipline ibikombe turabitwaranye rwose ndabona kigeze ko ngenda noneho agira hana konvenka n'ubuyobozi bwe ko rwose akwiye kugenda ubuyobozi buravuga ati wa mwana twongera kandi kantu kuri match ya AS Kigali irangiye Clement yahagararanye na chairman Deo nicyo nashaka minota 25 mu kibuga wabonye bazangoni kuko niyo bavugaga babonye ukuntu abantu babireberaga kure abonanye icyo bita body language wabonaga Clement ari wa muntu uri mu mwambaro w'umuntu usa nkaho yari abwira umubyeyi ati mpumugisha akamubwira gatari ko safande ko kipe twavuga ko mubizi ko ari ikipe ikomeye fanze akamubwira ati natwe ko tugushaka turagushaka natwe mu baduhaye umwanya ukatwumva natwe mu butasi birabitekerezo natwe mu butasi turabyiga biragenda arabibonye mu butasi ibiganiro bya Clement n'ubuyobozi bwa APR byasaga naho byarangiye ko bamwemereye kujya muri Al Hilal rwose byamaze kurangira na Al Hilal na APR Al Hilal ibona kuko APR yemeye kwiha umukinnyi ariko ubuyobozi bwa APR busegamaga no kuvuga ngo yego nibyo nitwe bayobozi bakuru ba APR ariko dufite aho dushobora kubaza abatugira inama none ubwo Al Hilal yo ntizi ngo bibazwa bite bikorwa bite baravuga bati ni ubuyobozi wabo yaganiriye na Edikota Kimihuru ya APR no Edikota nayo igomba nyine gutanga umwanzuro yabanje gukora consultation mu basiri y'abandi igezeyo rero niho hajemo iyo ngingo yo kwibaza mu gihe kujya ari mu nzira umutoza wa Al Hilal akora press conference niho bakoreye mamba ya gisiviliani noneho byahise baravuze bati uyu mwana yagiye nta soni buriya umuntu no kubivuga Clement aragiye muri Al Hilal ni umutoza wabo wamukozeho yayishe demi umutoza yayishe kirazira kikaziriza urumva we yari afite amakuru yarasohokaga ko ibyo avugaga ari ukuri pe ariko kubitangaza bitari byarangiye ariko kuko na APR no kujya mu mutangaza yagomba gutanga uburyo bumutangaza n'uburyo musezeramo rugaje tukigendana neza icyo kintu turimo turiyamirira ngo kigiye kubyica tumenye ko atari bya kinyamupira sibyo reka mu migendekere icyo nasobanuraga mu migendekere y'umupira wa nyawe umuntu uganira na ekipe n'umukinnyi n'ubuyobozi bwa club ibi ngibi ni ubudasa bw'umupira wa Nyarugenge gute nuvuga ngo cyo ndimo ndasobanura nyene kugira ngo umutoza ajye gutangaza biri nuko bari bemerewe n'ubuyobozi bwa APR yego ko nta kibazo umukinnyi bamurekura yego urimo nabyumva ibiganiro byari byiza ndetse hano bona byara hari consent oya ariko umutoza wa Al Hilal hano ntabwo yabaye professionnel hari protocole zagomba gukorwa mu gutangaza umukinnyi ko yasinye naho William Borges da Silva yigeze kuryama ku gitanda cy'ikipe ya Tottenham agiye gukorerwa medical biriya bapima ngo amaraso ngo umutima ngo ibiki nukuvuga ngo byari byarangiye ikipe zumvikanye uzibyo bari mu byo bita ama paperwork uzi paperwork muri transfer ni gutya tuba turi gutapa amafaranga twumvikanye donc ibi byitwa nyine ntuza byamaye ibi byama byo gwerekanya impapuro draft z'ama contract n'ibindi umukinnyi bwo yemererwa kujya muri medical mwamaze kumvikana ibintu byose n'umushahara n'imyaka byose byarangiye avuga ngo dukiye gupima imivuduko y'amaraso n'ibikintu dusanga ari sawa n'imitima n'ibiki duhita dushyira amafaranga kuri konti ikipe ya Chelsea yari isibimenya sinzi ukuntu bavuganye na agent we aravuga ati mumuntize gatoya tubanze tuganire iminota imwe bamukura ku gitanda
yahise amusohokana ahita amwuriza taxi voiture ahita amujyana ahita amwambutse ni muri London nkuko umuntu yagukurira imera agahita kujyana Kimironko ahita agenda ahita ibyo bari bumvikanye byose na Tottenham yahise abihereza Chelsea ahita apimwa na Chelsea ihita imutangaza bareditinze gusa ahari Tottenham bahashyira Chelsea muri transfer ijambo rya nyuma bakubwira ubundi mu bahanga muri transfer baravuga ngo never rule anything muri transfer never rule anything out nta kintu kimwe kidashoboka rero niyo mpamvu dutangaza niyo stage hari stage 10 nitwazijyamo kubera impamvu z'umwanya stage ya 10 muri transfer icyo bita communique officiel birujyo na Real Madrid yitwa communicado iyo mwamaze kwishyura amafaranga kuri konte umukinnyi yamaze gushyira yambogo nigeze kurasa icyo bita urupapuro ku mukono nibwo mwicara mukavuga ngo abaturage baragiye bakora mu mbogo za mbere maze barashyiramo skurukara kanu kamba ku ifoto bateretse ifoto yawe bazi kari wowe ariko niwe wayitangije niwe wayiganiraga niwe wayivumbuje rero Clement niba tarasinya ongoing negotiations zitanga icyizere nkuko umutoza yaragize kandi nawe usize muri logique umukinnyi usigaje amezi 6 probably akumva ko ikipe iri dusoza kuri ingingo icyo rero nge nabaza ikibazo kimwe cyonyine icyo ariko APR nigikoreshe nge ahubwo icyo mbibona Maxel nibyo interprete mu buryo buri militaire nicyo kintu ntinya muri APR nuko ngo hari ikintu gikorwa mu mupira interpretation muri APR ikabya interpreta gisirikare kijeshi igahita ngo wajenga sasa wametusumbua ngo wajenga wametusumbua sana ngaya mafaranga ngo hapana ngo hayawezekana ngo babishi ngo none se baravuga iki ubwo nyine babyumvisha nyine gisirikare ntago byakunda ariko kinyamupira probably hajemo nyine icyo kintu cyo kubyumva ko umutoza yego yibeshye atangaza ibintu bitararangira ibyo nibyo akabaye impamvu yo kuzitira umukinnyi niba koko asaba kugenda niho nge natinze niba koko kuko APR tureke kujyana none Axel ku ruhande rumwe APR nayo ireba inyungu zayo cyane APR bizi ko Clement komene no mabuna hari mushaka ifite amasezerano oya iranarwana nayo no kumukipinga si ubugome kumukipinga by the way kuko ntimubwiye ngo tukwimye amafaranga ntimubwiye ngo tukwimye gukina nta kimubangamiyeho baravuga ati ibyo hari icyo bita state of motions abantu banerezamo transfer bakayireba muri angle imwe APR ntago iserve inyungu za Al Hilal nayo ifite imishinga yayo gushaka gukipinga abakinnyi beza nibyo ariko nyine ndavuga nge ku giti cyane ku mpamvu umwana ya force ku mpamvu ziri sportif in case umwana ya force mwamureka ariko kandi mushoboye kumukonvenka mukamurezona mukamuha amafaranga meza nicyo nari ngiye gukomoza umushinga wanyarobayinze mukamukipinga nabwo itsoke ku mpamvu ziri sportif APR wayumva APR nayo nk'ikipe ifite projet yo kuvuga ati amatsinda n'ibindi baravuga bati Clement ninde wundi mukinnyi twamusimbuza w'umunyarwanda kugira ngo tunakomezanye ry'ategeko ry'abanyarwanda muri champion dushobora gushyira mu mwanya mu nkweto za Clement agafitingamo neza mu banyarwanda wakubita hirya no hino washyiramo za radari ukamura bakavuga bati ikintu cyaba kimutwaye tutabona twebwe ni iki so Al Hilal n'ubundi ntabwo turi buze kwigarukaho reka turangize hatagera abantu bashyiraho APR ikintu kimeze nka ngo APR ngo ibangamira abana ngo ni muri kigenda APR nayo irashaka kumukipinga wese waba ufite umwana mwiza ukavuga ngo reka muhundi ibintu byose niba bikora ikinyamupira ngicyo mvuga bibe Clement ari convinced na projet niba mukonvenka akamwe ati Clement wenda turagwemba 6 umwana wacu tugiye kugura abandi bakinnyi mwaka utaha wenda turagwereza miliyoni 80 wenda kuri konti yawe wiyubakire wenda inzu umere neza bakamubwira ati aya matsinda natwe tuzayajyamo bakamuganiriza akabakonvenka c'est très normal kwizigira n'ubu radiyo ushobora kuzigushaka ikagwa n'ifaranga byinshi hano hejuru bakaguhamagara bati dore umuyobozi wacu mwiza yabikoraga neza reka tumeneho dukeya ngo yajya atarimo Rwanda yagenda hafi atarimo Rwanda ngo arabyihorera vuguvuyo ubwo rero n'umusozi za kanyenyeri ntabwo twavuga warabiye mwanze kwizigira ngo ajye muri ministeri muri ko kukiba mu bagami nayo gukeneye y'amashuri angarika muri za minerval bayaguramatanye nayo gukeneye ahubwo ikibazo ni uri convince n'umushinga cyane so ni ikibazo rero cy'ibyo Al Hilal rero yamaze gutumira abanyarwanda bose yanditse ku mbuga nkoranyambaga zayo itumira abanyarwanda ati muze mudushyigikire mutubi inyuma ejo ngira ngo mwabifasheho umwanya wahagije mu kiganiro urubuga rw'imikino musobanura impamvu abantu bagakwiye kureba match ya Mamelodi n'ikipe ya Al Hilal saa 3 z'ijoro kwinjira n'ibihumbi 2 upper ball na low ball
hanyuma VIP byo na VVIP ni ibisanzwe 15 30 kujya kuri miliyoni. Iyi match ya Mamelodi Sundowns dukoresha umunota umwe ni match yo kurebwa Axel. Yani match ikomeye, ni match yo kurebwa, ni ama equipe yombi muri iri tsinda se herereyemo uko ari abiri, na ama equipe anganya mu by'ukuri amanota. Urumva urebye ni ikinyuranyo gusa anavuga cy'ibitego, sibyo? Mamelodi arizwe ikora akazi Pretoria mu mukino ubanza birananirana. Ni Mamelodi yongeye kurekipera umukinnyi wayo utaragaragaye mu mukino ubanza kubera ikibazo cy'amakarita. Ni bagaruye umukinnyi utaragaragaye mu mukino ubanza, kanze ndebe izina rye, umukinnyi w'umuhanga cyane. Baravuga bati rero byanze bikunze Al Hilal twarayibonye, turashaka kureba uburyo twayitsindira i Kigali, nubwo bitoroshye. Igikombe ntago bagiheruka vuba, imyaka ishize ari myinshi cyane, bageruka muri 2016. Bakavuga bati rero iyi ni imwe muri match byanze bikunze yo gutsinda, kuko nahoze mbona no mu bitangazamakuru byo muri Afrika y'Epfo bavuga yuko rwose umutoza wa Mamelodi ari ku gitutu gikomeye cyane, ndetse ko rwose nadatsinda uyu mukino bishobora kuzamuviramo no kuba yagira gutya agasezererwa muri iyi kipe, kubera ko baravuga bati igikombe cy'umwaka byanze bikunze turagishaka. Ubwo rero no gutegereza tukaza kureba saa 3 abantu bavuye mu mirimo igiye itandukanye, nta rwitwazo, ni weekend, nta kazi karejo, ni match yo kureba. Ni match yo kureba. Twese dore kuri Stade Amahoro turebe ukuntu bagura tike, ariko mu gihe kwizigira Rugango ragiye kubivuga, hari agakuru kagaragaza ko umuntu aba ari superstar muvandimwe Samir yanyohereje kajyanye n'iby'umupira wo muri Afrika, ngo Hakim Ziyech yabwiye ikipe ya Wydad Casablanca ko atajya muri Congo Kinshasa. Ati nkurikije uburyo stade yabimeze, nkaba mbona nta buryo bwo kundindira umutekano nakwizera. Ati nkaba ndeba n'imiterere y'ikibuga, icyaho n'ikirere nuko hameze. Ati nge ntabwo rwose numva ndi safe. Ati rero ntabwo ndi bujyane nawe, ntabwo nagenda. Ubwo rero ntabwo bamushyize kuri list ijya gukina n'ikipe yitwa Maniema Union. Bazakina kuri stade ya Tep Mazembe, ni arya yitwa Cameroon. Niba ntibeshye. So ubwo rero nuko imeze. Teboho Mokoena mukino wanze yarawukina, ntabwo yawukina, niwe wagarutse, yari suspended. Niwe wagarutse Teboho Mokoena. Abo nahoze mbona amakuru avuga ko Ronnie Williams ashaka kudakina, muzamu muzamu Afrika y'Epfo ufatira Mamelodi, muzamu cyane. Ikipe ya Al Hilal itera mu izamu shaho Mamelodi, ariko n'ubundi ibyo mwavugaga umutoza ari ku gitutu ngo Mosemana agiye kuba. Erego urumva atabaye wa mbere muri iri tsinda ahita tombora, yabaye wa kabiri let's say ahita tombora ikigugu cyabaye cya mbere muri iri tsinda, kandi hari igihe wasanga ari nka Al Ahly. Rero ubakurishijemo hakiri kare, kubera kutabashije kubona umwanya wa mbere baragusezerera. Cyane abanyarwanda urabona kano kantu yakoze. We are waiting for your support and encouragement. Abanyarwanda bose Al Hilal yabahamagaye. Jangira umugisha yagize match z'ijoro. Yatanze assisted saa 3 z'ijoro turarebeye match ya kwireba. Ibyo bavugaga match ya Mamelodi ibanza bafite sporting director wabo witwa Flemingberg. Match irangiye baramuririmbye baririmba izina ngo Pitso Mosimane. Baririmba bibutsa Flemingberg. Tigarura sezerera umuntu mu maguru mashyi, igitutu gikomeye cyane rero. Tigarura Pitso Mosimane.